Imwe mu minsi y'ingenzi mu buzima bw'umuntu n'igihe yavukiye kirimo, si ugutumira abantu ngo baze musangire ibiribwa n'ibinyobwa gusa, ahubwo ni ukwicara ugasubiza amaso inyuma ukareba ukuntu Nyagasani yabanye nawe mu gihe gihise. Bamwe tukigaya, aho bitagenze neza hagafatwa ingamba nshya. Igitangaje, hari n'abadaha agaciro itariki nk'iyo y'ingenzi bavukiyeho. Buri wese aba afite uko yumva ibintu. Nitwihimbazwe Masengesho Salomo. Koko uri mwiza si ukubeshya, sinkurata bimwe bisanzwe abantu benshi bakabya cyane. Mezi 9 mu nda yawe ntwite ugenda wigengesereye, udahuga wanga ko mpugana. Ayo ni amagambo dusanga mu muvugo uri mwiza mama. N'amateka ngiye kubasangiza nayo umubyeyi wacu Mukarubayiza Coletta wujuje yubile y'imyaka 65 y'amavuko. Tega amatwi wumve. Amateka tuyahere kuri Sentera wibarutse Mutiburira. Mutiburira akibaruka Matozo. Uwo Matozo akibaruka Seti Bihibindi washakanye na Sinati Nyirakageyo. Maze tariki 24 z'ukwa 11 mu mwaka w'1957 bakibaruka Mukarubayiza Coletta ari we tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu yavukiye mu bana 7 avuka ari uwa 4 iwabo nyine kwa Bihibindi. Aho ni mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Mahembe. Mukarubayiza Coletta yakuze ari umwana witonda kandi wubaha ababyeyi. Ibyo byatumye se Seti Bihibindi amubonamo ubushobozi n'ubuhanga, maze afata icyemezo cyo kumushyira mu ishuri. Ibintu byari bikomeye mu myaka yabo. Amashuri abanza yatangirira ku Kabitura ayacanamo umucyo. Icyizere se yamugiriye kirigaragaza koko. Aratsinda maze yerekeza mu yisumbuye ayatangirira Nyamasheke, maze yarangiriza Rulindo. Aho ni muri Kigali ngari ya kera, ikaba ari Gakenke y'uyu munsi. Ubuhanga yarangijanyije bwari nta makemwa. Akirangiza abona akazi ko gusangiza ubwo bumenyi abandi. Simubizi se ko barimo bari abakera. Yatangiriye kwigisha aho yize amashuri abanza. Murahibuka se? Ni ku Kabitura. Hari mu mwaka w'1976. Aha ntiyatinze kuko ataharangirije n'umwaka. Ahita yerekeza ku Kibuye ku ruganda, ahava mu mwaka w'1980. Ni ukuvuga yahamaze imyaka 4. Ahava yerekeza Nemba mu Kigezi. Guhera mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1982. Murabyumva ko yahigishije imyaka 2. Aha naho yahavuye yerekeza Nyabikenke kuva mu mwaka w'1982 kugera mu mwaka w'1985. Asoreza nanone ku ruganda guhera mu mwaka w'1986 kugera mu mwaka w'1994. Ntabwo yari umurimo woroshye birumvikana. Rwose urugendo ntiyarukomeje wenyine. Yashakanye na Apollin Joseph, bakaba bafite abana 8, nanjye ndimo. Mwabakomeye amashyi koko. Umwuga w'ubwarimu yarawuhagaritse, maze mu mwaka w'1997 Imana imuha indi mpano ari nayo imutunze kugeza ubu, umwuga wa decoration. Wanamuhiriye koko, ariko cyane cyane bivuye ku ngabire ababyeyi be bamuhaye: gukunda umurimo, gushyirwa mu ishuri no kugira urukundo. Uru rukundo rwatumaga se Bihibindi akoresha ibitaramo, abantu bakanywa, bakarya, bagacinya akadiho. Byabaga ari byiza kweri. Uwo murage Coletta nawe yarawusigaranye. Coletta Mukarubayiza ni umubyeyi ukunda Imana, akaba ari nawo murage ukomeye yaraze abana be. Isengesho ni ifunguro ritabura mu rugo rwe na Apollin, kandi na rwa rukundo bamuraze araruhorana. Akagira inshuti akunda nazo zikamukunda, bagafashanya muri byose. Kuri yubile y'imyaka 65
namubwira ngo komereza aho, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Buri wese ku bamuzi afite ubuhamya yamutangaho, ariko reka dusoreze aha. Isabukuru nziza mubyeyi, murakoze.